ndazi wamahiye se umva ase pfu batatu ashaka turwana muri ubu burisi umva ariko umva esumva ndakwisabye umva ariko akubinikira ako sumva amaze nkubwire genda ariko sureba kurunyiciye gahunda yanjye zose niko sha ntasone urambwira ko nje kugura ikibanza hano kwirimba mujye mwishima mwishokera bro bavuga ko ibijyanye n'intuza ni n'akaguru kakugurira nta kibazo cyane kabisa ubundi nicyo kintu nashakaga mu bundi kugira ngo ubundi ahubwo se uriya mukobwa nta kuntu buriya yaba kugira ngo kuko urabona yaramurakariye nta kuntu yaba ari hariya mu rugo akamujyana gake gake noneho cyane ko nta n'umukozi dufite muri iyi minsi bakaba bari kumwe bari kuganira amuryoshya gake gake kugira ngo yongere amukunda mugarurire icyizere ariko se kana ariko byo narabitekereje ni impamvu yo mu ngudo boss wanyuze ubwenge ndakambura erega jya ushima tongera n'ahandi hantu mayira njyewe ahantu hose ngeze ndavuga nti kibamba umuhanga tuzi nanga ni mayira amuze cokoze akabari katabamo abakobwa shamuzi buriya wa mukozi w'Imana nawe byanze kwanga ayiwe uravuga Debora yego yo bamubwiye gusa nawe byakwanga ni ukuri byaranze disi buriya mukozi w'Imana n'ikintu aba atakoze kugira ngo urugo rwe rugende neza aragerageza ntacyo adakora ntabwo mbyiyumvisha ko byakwanga neza ushobora kuba warumvise n'abatari bo umva sha byihoreye wagize ngo gusenya ni ikintu wagize ngo urugo kurwubaka biroroshye ko bisaba kurwana intambara barera nkubwire ubwo niba yarazanye bya bindi nyine byo kwirirwa yigije wo muri Mana afasha n'ibiki use byabura mbabarira akubundi reka mbabazi ngo ziki gihugu uzubakitse murakuzi ahubwo wowe niwe utazizi ukurikije ukuntu uri kubivuga sheri wanjye umva nkubwire ntacyo umuntu adakora kugira ngo bigende neza ubwo se ngewe harya ibyanjye sinakubwiyeho gatoya ariko byagenze gute oya iby'amafaranga byo ntugire ikibazo kuko ubundi ni wowe boss umva suje mu mudugudu tugomba gutuka ubundi ni wowe nta kibazo byo turabikemura neza nta nawe ubundi akangaka rwose byo se akakabari kiye ntacyo baranakongera tumaze ku Mana be barakongera rwose ubundi abantu batameze nka Imana igi bigizayo ibangendere kure urumva kubera yuko wankomvetse kabisa uzi umuntu muhura agatukugurira agacupa Imana oya nta kibazo bwenge nta kibazo rwose nuko nanze kugusomya cyane kugira ngo utaza kugenda umbwira amagambo adafashije ariko turabizi koko muri andi nakubwira utugambo twinshi nakwitegereje rwose mbona uhita umbona ariko ntacyo gasome wica icyaka tugenda unyereke ibyo bibanza ku bibanza ko nashida mbabarira akona shida ibibanza birahari bimeze fresh ahubwo ngenda kubwira ngo icyo kibanza ibyo biransigira ikibanza Kigali waragiza ngo wewe ubwo reka tugende none se byagenze gute rega jewe ntabwo ndimo mbyumva byagenze gute zagize ngo nanabihera hehe rega jya utubwira buriya twanakugira inama twagufasha rega buriya abantu iyo bari kumwe bakaganira hari ukundi kuntu bihinduka mu buzima kandi ukumva n'umutima wawe urabohotse birumvikana ni nayo mpamvu nyine mba mbafata nk'inshuti nyine mba ngira ngo mbagishe n'inama y'ukuntu byagenda rega buriya kubona ibintu bigucanga uri wenyine biragora cyane iyo hajemo iby'umugabo n'umugore bisaba ngo ufite abantu hafi bakugira inama rero wenda niba utabiziho gato nanjye icyo dushaka nyine ni kugira ngo tubwire twumve niba hari icyo twagufasha nyine
mfitanye n'umugabo wanjye ntabwo tucyumvikana na gatoya buriya impamvu ntaje gusenga wa munsi nari ngiye kuza neza naniteguye arananira mbuza gusohoka burundu ngo wigenda ngo iyo mana usenga ni ya hehe biba birebire birangira naje no gusenga ariko rero reka nkubwire njye nta nubwo nari nzi ko ari ikibazo cy'inzoga mwapfuye njye numvaga ari nk'ibindi bintu mwapfuye ntabwo numviye ubundi si inzoga ni ikibazo wagize ngo biroroshye se wagize ngo biroroshye uzi kubana n'umuntu w'inzoga utayinywa noneho ni wa muntu usigaye unywa hafi ya buri munsi kugeza n'aho n'inshingano z'urugo byamunaniye inshingano z'urugo zaramunaniye yaba ibijyanye no kwita ku muryango yaba no kwita ku mugore nyine nubizi se ibyishimo by'urugo by'umugore n'umugabo nyine shana n'izo nshingano zaramunaniye nyine to byangiye kukugira inama ubu imyaka ufite nuko ungana uko nuko usuka ariko ubundi uriyizi cyangwa wariyibagiwe cyane ndizi nese ni gute umuntu nk'uriya gutesha umutwe n'abagabo bari hanze aha bazi gukora ibintu neza yego bitarinda agutesha umutwe warasaze ngo byararangiye wirirwa wigira gute umva nkubwire hano hanze hari abagabo hari abana b'abasore bazi gukosora wese ubu uzajya wirirwa uhangayitse wataye umutwe wabuze amahoro wagize ute waturatuye ubu ukungana uko n'imyaka ufite ukwiye guhangayika ubu tuvugana ungana gutya nta soni ibintu urimo bive muva mu mikino umenye icyo gukora none ukaba ugira ngo ngirene njye icyo nagira ngo nkubwire ndagira ngo nkwereke ko hano hanze hari abana bazi icyo gukora va mu mikino kuko ibyo urimo genda umva ntazi ibyo urimo kandi wahabyancanze ubu nzana neretse ikintagazi imbere yanjye kuko akubona bose bangawushaka araganura nk'intu hari udusimba twabaga mu ntuza mu bishanga sinzi kinyumvise cyangwa urabiko kirakanura ariko wajya ndicyumva yakoze bose kuma kora ugiye gapfata bya kagwana imbagara karebe wanyohashye ko wapfuye uhumbara none se ngambize kuri boss wanjye na data arapfuye urakaba nka mukaroti warebye nyuma gahinduka inkingi y'umuntu ubu mpindu ikintu kigisa namu cyicukira ko ngiye gupfa oya navuga ko nta kibazo kambuze kuri njye nuko uko mvuga ko mugira umunwa ariko upfuye mbagawe namwita ubu nakumena hwiye inzoga ubwo wabona nkubise reka niza ariko ntiyega nturugutegeye kuno kurukanuke nukarakaruza none se ariko gutegeye ko tatufite gahunda ko ngomba gupfa cyangwa nicyo cyakuzanye urashaka ko mpfa noneho oya hega mbangane manebya ntabwo ntatebeje no boss mwiza so amakuru arahindukira ntahindukira sahizi gahunda twari dufite none se wambwiye yawe ntabwo babishobora harakana yari yanyemereye kumpuzana ko abantu baba bampamagara aya cyane uyu mukobwa uzi ukuntu asa ni nk'agasimba ubundi aguhereza intoki ukagira ngo aragukanda aha muzehe reka nawe noneho ushobora kumwaka ifoto ukamubwira uti sheri nyoherereza ifoto nikangira abantu umwana ashaka gukanga ubu ngubu namutaho igihe cyo kumwika uza ntureba wabonye ko mfite bashiki banjye beza bivuze ngo nanjye ninjye gushaka umukobwa igitunuri umufite amataye wazayashatse mu bashiki bawe se kubarata ntese abonye ko ari beza heza ndimo ndabeshya ariko ndebe undi umusore mwiza reka ndi mwiza ndi boga karebe bayi urabona ubwo nta muntu umwanya wo kukwitaho hari abantu mba ngomba kureba wowe ni wowe ugomba kundeba ahubwo ako boss ariko ari amafuti hari kuza niba baneka
niba bagira gute uragenda uziba yarategerejwe n'iki umusanga hariyo mukicara uriya se ubundi ubonye yakugeza kuri akagabo se none se ko afite amafaranga ako se bikambiza ko nta mufite amafaranga uresha nk'itiko y'ihene ntawe baho nawe uri umugome nutambitse kubwira ngo umva uzongere kumpamagara singukeneye nawe ntukankenere toka n'undi munsi sefin okay akubwira ubusabwa ahubwo ushaka kugira ahase ndahamanuka nte none ushaka guhamagara uyangana ndaje ashiri waretse kunyishisha umutsiko nyine umva nyine wowe tuzi ingosha ngo umbwira ikigore cyiza abanza tuzi shishira inkundi nyina yawe nyine watuje nyine mbwira nyine kera ingosha kera nyiri mu nyine ndagusa ikibanza shuwa sheri ikibanza nuko nari mfite gahunda yo korora inka ariko ni narabuza nyororera ni kure inka imwe se cyangwa ushaka gukora famille inka subwo inka ntabwo zijya zijya mu bwinshi mbaburetse nyumva nyine nyumva ngabashambira sasa urabona usigaye tubana neza kandi nizere ko ndakunda byiza nashidikanya ko wisubiye sibyo sheri we ntabyo ubona ni gute abantu bose baba babizi aho utabizi nanjye mpamvu navuze ngo reka mfate umwanzuro mbikubwire ko nari narabiguhishe aho sheri njye kukikwereka naho kiri oya buretse gatoya ntabwo nakwizeraga numve ko bahindutse pero kugenda na mayira yarabaye mayira mu mudugudu na reka na cya kiryabarezi riko cyane kiryabarezi ko bahindutse sigaye uri mwiza nta muntu usigandutira umugabo wanjye maze nanjye nsigaye mbona ko mbereye Keza iyo ni inama ugira umuntu oya ntabwo ari uko yakabaye abigenza umva nkubwire ni ukuvuga ngo biriya ni ibintu bikosoka wirambirwa ahubwo ashaka uko wavuza umugabo wawe nicyo cyonyine cyabikemura ukubaka urugo neza biriya ni ibintu bihinduka birakosoka nyogosenge se bameze ati meze neza ariko ubundi ko ndiba wabyibushye intuza matama iki siko wagira ngo neza reba noneho nida cyangwa uratwite sha wapimye kurya neza bishatse kuvuga ko iriya minsi wamaze mu rugo utaryaga neza nyine urumva kurerwa n'umumama utari mama wawe biba ari ikibazo ese buriya arakubangamira arambangamira cyane ibyenda nkafura byuzuye ibase udahari bakamvunisha udahari n'umukobwa we uwo mukobwa nta kintu agufasha nta na kimwe nirwa nkoropa nizirenga mu bintu byose nkateka nkagira ute bakanambwira noneho ngo ni imbozo sasa rero ngiye kubyikurikiranira ntugire ikibazo urabikurikirana ute siko babikubwira nkabona ntabwo uri kubyumva nyine hari igihe mba ndi mu tuntu twinshi ugasanga bibaye ngombwa ko nduguyanga ngukushesha bro mani niba ari umuje mu mbabaje ndaburije ni wowe ubundi se bura karaga petiko wakanguriye afite mani bro jumba barira umbwira amafaranga ntago ari ikibazo umva rero ngo shonesha urumva ibibanza byose nakweretse waraburije nakweretse 2 kuri 2 uraraburiza 3 kuri 3 urabara oya nuko ntashimye none akabanza nashimye umva akabanza nkuzaniye umva ko noneho ni 1 ni 2 kuri 1 tugende nta kibazo kuvuga ngo urumva ako ngako umva wijya kure bro ndabona ahubwo bari banakwitegura si ufata se wowe serikali yawe ntago izagora n'abantu urashaka kumbwira ko none se ubu ngubu reka nkubaze nje kugura ikibanza kwirimbi bidesha uri kumpiga naye ndi kureba tuno dushyimbo ntaje tuvuga ko bangura mu murima nagira neza nubwo tubona tumeze nabi ibintu byose bigomba guhabwa na hepfo hafi n'iki kiraronza nzanza makanshamura muri watoti rwawe ngira ngo nze nkurebe n'umukobwa wanjye muraho uyu musore yitwa Kombokombo ni umwana unyubaha nawe uzamwubahe ikindi nakubwira abasore binahura bazi ugomba kunkurikiranira amakuru yiwe ukamuba hafi ibintu byose nkabimenyera ku gihe nawe ugomba ni muntu ki kuri wowe kubuze ngo nakubwiye ni umuhungu wanjye namufata nk'umuhungu wanjye kubera ko
buriya hari na moto yanjye atwara ariko ndamwizera ni umuntu umbwiza ukuri niwitwara nabi azabimbwira abaye si umuhungu okay nta mpamvu icyangombwa ureba asa nkaho aba mu rugo hariya kuko akenshi aba ari hariya ari mu rugo hariya mu rugo niho aba asa nkaho ariho aba ari igihe cyinshi niho aba ari kuva ryarize ese Kayite waje hano kuva rya papa ko mwaje hano mu murima ntumbwire icyo nshakira mwana wanjye ntukandagire ibishyimbo ko mwaje mu murima twari turimo tuganira sasa rero ndashaka ko muba abana b'intangarugero akazi kandi wabonye ko yagarutse ariko ndakora papa ndakora n'ubunebwe bwawe reka ndakora nzasanga muri gusigana mu kazi dore nta mukozi uhari uyu ni umunebwe yirirwa muri telefone oya ahubwo uyu mukobwa yirirwa kuri telefone nta kintu na kimwe akora yarangiza akaza kukunteranya muceceke oya nta mpaka nshaka muceceke ibintu mubigenze gake mukore mumenye ko ndi papa wanyu kandi ndabakunda sibyo niko sha ntasome urambwira ko nje kugura ikibanza hano kwirinde mujye mwishima mwishokera bro nidushize bose ka nta muntu yakanga nta bro